Muraho neza tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Icyo usabwa wowe ni ugushaka ikayi n'ikaramu wandikamo igisubizo uri buhitemo, ubundi tugasoma ikibazo ku kindi, icyo ubona ari igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku ruhande kugira ngo uze kubona uko wikosora. Mutwandikiye muri comments amanota muri bubone muri iki kizamini. Ese uramutse ariwe wakoze iki kizamini wabonye amanota ngaha. Abashaka kode zo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, ndetse n'umuntu wifuza kwiga amategeko y'umuhanda akajya gukora ikizamini agatsinda akabona provisoire mu gihe gitoya, naduhamagare cyangwa se atwandikire kuri 079 025 30 29. Iyo nimero niba tuyivuze twihuta wareba mu nguni yawe y'ibumoso hejuru, iyo nimero yanditse hejuru. Ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, cyangwa se ushaka kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose, cyangwa se wifuza kutugisha inama iyo ari yo yose yerekeranye n'ibintu by'amategeko y'umuhanda, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero nta kibazo. Tudatinze reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ariko mbere yuko dutangira n'ikibazo cya mbere, niba wifuza ko buri somo ryose dushyira hano kuri YouTube, buri munsi dushyiraho amasomo yerekeranye n'amategeko y'umuhanda, kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo hatazagira isomo na rimwe rigucika. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho isomo ako kanya rijye ritari kugeraho bitagusabye gushakisha. Kanda aho hasi handitse subscribe. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo icyapa cyerekana, twitegereze neza icyo cyapa. Ese icyo cyapa cyerekana iki? Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Ifungana ry'umuhanda. B. Ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C. Umuhanda utaringaniye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A. Icyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda. Ese ni B. Iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ese ni C. Iki cyapa gisobanura umuhanda utaringaniye, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kiri muri biriya bisubizo. Twitegereze neza iki cyapa, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda, ntabwo iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, ntabwo gisobanura umuhanda utaringaniye. Mbese muri make igisubizo cy'ukuri hano cyari kuba ifungana ry'umuhanda bitewe n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Igisubizo cy'ukuri cyari kuba ko iki cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda bitewe n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Hano rero nta gisubizo cy'ukuri, niyo mpamvu twahisemo D. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo amatara maremare n'ayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze ahategamye ushobora kurenga A. kilometero 40 mu isaha. B. kilometero 30 mu isaha. C. kilometero 20 mu isaha. D. kilometero 50 mu isaha. Amatara maremare n'ayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze ahategamye ushobora kurenga kilometero zingahe? Ese ni A. ni kilometero 40 mu isaha. Ese ni B. ni kilometero 30 mu isaha. Ese ni C. ni kilometero 20 mu isaha, cyangwa ni D. ni kilometero 50 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri muri ibisubizo uko ari bine ni C. ni kilometero 20 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri ni C. ni kilometero 20 mu isaha. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ese umuyobozi usunika ipikipiki afatwa nkande? Ese ni A. afatwa nk'umunyamaguru. Ese ni B. afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ni C. afatwa nk'umugenzi, cyangwa ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuri iyi D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ni ukuvuga ngo yaba afatwa nk'umunyamaguru ndetse akanafatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nkande? Hitamo igisubizo cy'ukuri muri ibi ngibi ucyandika ku ruhande kugira ngo uze kubona uko ubikosora. Nitwihutisha tukavuga igisubizo, nitwihuta tukavuga igisubizo utarahitamo, ujye usubiza inyuma cyangwa se wihutishe kugira ngo ujye usubiza inyuma, cyangwa se ufate pause kugira ngo ubanze usubize mbere y'uko tuvuga igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cy'ukuri ni B. afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo aba ari gusunika ipikipiki ariko nawe afatwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya kane kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefone A. mu biro bya leta. B.
mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Ese urabona igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya kane ari ikihe? Ese ntibyemewe gukoresha telefone hehe? Ese ni A ni mu biro bya leta, ese ni B ni mu biro bya polisi, ese ni C ni igihe utwaye ikinyabiziga, cyangwa ni D ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni C. Igihe utwaye ikinyabiziga ntabwo byemewe gukoresha telefone, ntabwo byemewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho tugomba kugabanya umuvuduko, iyo ni A. Tugomba kongera umuvuduko, iyo ni B. Tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, iyo ni C, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri muri ibisubizo uko ari bine ari ikihe? Mu gihe utwaye ikinyabiziga bakakunyuraho ugomba gukora iki? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Igisubizo cy'ukuri ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Ikibazo cya gatandatu cyabazaga ngo amatara magufi y'imodoka ntashobora kurenga A 3, B 2, C 1, D 4. Ese amatara magufi y'imodoka ntashobora kurenga angahe? Ese ni A ntashobora kurenga 3, turi kuvuga amatara magufi y'imodoka. Ese ni B ntashobora kurenga 2, ese ni C ntago rishobora kurenga 1, cyangwa ni D ntago ashobora kurenga 4. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya gatandatu ni B, ntago ashobora kurenga amatara 2. Amatara magufi y'imodoka ntashobora kurenga 2. Igisubizo cy'ukuri ni B. Kanda hasi handitse subscribe kugira ngo amasomo yacu dushyiraho buri munsi atazagira isomo na rimwe rigucika. Amasomo dushyira kuri iyi channel ni amasomo yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda. Uramutse ucitswe rero n'isomo runaka birashoboka ko ibyo twavuzemo ari byo uzabazwa. Kanda hasi handitse subscribe rero kugira ngo utazacikwa. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Ni iyihe myifatire myiza wagira imbere yaho? Twitegereze kuri iyo foto. Umuyobozi w'ikinyabiziga yegereye aho umwana w'umuhungu utwaye akagare k'abana asezera ku nshuti ye. Muri iyo foto turi kubibonamo. Ni iyihe myifatire myiza wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wagira imbere y'abariya bana? A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. C. Gabanya umuvuduko, ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Ni ukuvuga ngo uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ugeze ahangaha uriya mwana w'umuhungu utwaye igare ari gusezera ku nshuti ye. Ese ni iyihe myifatire myiza wagira? Ese ni A. Ikomereze nk'aho ataragera mu nzira nyabagendwa. Ese ni B. Itegure kureka uwo mwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Ese ni C. Gabanya umuvuduko, ubwire uwo mwana yambuke ukoresheje ibimenyetso. Cyangwa ni D. Komeza nk'aho uwo mwana akiri mu nzira y'abanyamaguru. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Itegure kureka umwana w'umuhungu atambuke kuko yajya mu muhanda atitaye ku kinyabiziga cyawe. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Ikibazo cya munani cyabazaga ngo uburemere ntarengwa bwemewe kujya ku cyome bwerekanwa na A. Ibyapa biri ku cyome. B. Ibyangombwa by'icyome. C. Umuyobozi w'icyome. D. Ibyapa biri kuri buri nkombe. Ese uburemere ntarengwa bwemewe kujya ku cyome bwerekanwa n'iki? Ese ni A. Bwerekanwa n'ibyapa biri ku cyome. Ese ni B. Bwerekanwa n'ibyangombwa by'icyome. Ese ni C. Byerekanwa n'umuyobozi w'icyome. Cyangwa ni D. Byerekanwa n'ibyapa biri kuri buri nkombe. Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uburemere ntarengwa bwemewe kujya mu cyome bwerekanwa nande? Bwerekanwa hehe? Ese ni A. Bwerekanwa n'ibyapa biri ku cyome. Ese ni B. Byerekanwa n'ibyangombwa by'icyome. Ese ni C.
byerekanwa n'umuyobozi w'icyome, cyangwa ni D byerekanwa n'ibyapa biri ku cyome. Igisubizo cy'ukuri ni D, kuvuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe kujya ku cyome bwerekanwa n'ibyapa biri ku nkombe. Igisubizo cy'ukuri ni D, ni ibyapa biri ku nkombe. Ikibazo cya 9 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? A. Gufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C. Kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Ese ni A. Ni ugufungura ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. Ese ni B. Ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ese ni C. Ni ukunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito, cyangwa ni D. Ni ukongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Umuyobozi w'ikinyabiziga rero igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira, ikintu yakora ni uguhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Igisubizo cy'ukuri rero cyari B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. Ikibazo cya 10 cyabazaga ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Kuvuga ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze. Ese ni iki wakora? A. Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. B. Kwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. C. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata. D. Guhindukiza imodoka yawe vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ni ukuvuga ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? A. Ese ni uguhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ese ni B. Ni ukwihuta wegera imbere aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Ese ni C. Ni ugutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, cyangwa ni D. Ni uguhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Igisubizo cy'ukuri ni A. Ni uguhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Igisubizo cy'ukuri cyari A. Ikibazo cya 11 cyabazaga ngo igihe ikinyabiziga kidapakiye ahari hejuru cyane h'ubuso bubonesha bw'itara ryo guhagarara ntihashobora gusumba A. metero 1 n'ibice 55, B. metero 1 n'ibice 90, C. metero 1 n'ibice 25, D. santimetero 70. Ese igihe ikinyabiziga kidapakiye ari hejuru cyane h'ubuso bubonesha bw'itara ryo guhagarara ntihashobora gusumba A. metero 1 n'ibice 55, B. metero 1 n'ibice 90, C. metero 1 n'ibice 25, cyangwa ni D. santimetero 70. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 11 ni A. Ni metero 1 n'ibice 55. Ni ukuvuga ngo igihe ikinyabiziga kidapakiye ahari hejuru cyane h'ubuso bubonesha bw'itara ryo guhagarara ntihashobora gusumba metero 1 n'ibice 55. Ikibazo cya 12 cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya 12 cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C. Cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki?
Ibanga ryo gutsinda ibyapa ni ukubanza ukamenya ubwoko bwacyo. Niba wamenya ubwoko bwacyo, kubona igisubizo muri ibi ngibi ntabwo biri bukugore. Kandi niba utariga ibyapa, unyandikire cyangwa se urebe muri comments, ushobora kutwandikira muri comments cyangwa se ukatwandikira kuri nimero yacu ya mu nguni y'ibumoso hejuru, twaguha iyo video ivuga ku byapa. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A, gisobanura ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo? Ese ni B, iki cyapa gisobanura ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ko bitemewe, kibuza kugendera mu muhanda ubisikanirwamo? Ese ni C, iki cyapa cyerekana aho umunyegare agomba kunyura? Cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Igisubizo cy'ukuri rero ni A, kiriya cyapa cyerekana kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Igisubizo cy'ukuri ni A, cyerekana ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba kuba A, umutuku, B, umweru, C, umuhondo, D, umuhondo usa n'icunga rihishije. Ese itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga, icyo twita plaque, itara rimurika kuri plaque rigomba kuba A, umutuku, B, umweru, C, umuhondo, cyangwa ni D, umuhondo usa n'icunga rihishije? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe muri ibi ngibi? Urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Igisubizo cy'ukuri rero ni B, iryo tara riba risa n'umweru. Iryo tara riba risa n'umweru. Igisubizo cy'ukuri ni B. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? A, kumushyira ku nkengero z'umuhanda. B, kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C, gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D, guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka y'umuhanda? Ese ni A, ni ukumushyira ku nkengero y'umuhanda? Ese ni B, ni ukutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe? Ese ni C, ni ugusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira? Cyangwa ni D, ni uguhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje? Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni B, ni ukutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. Icyo nicyo wakora. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Ikibazo cya 15 cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A, gisobanura guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara? Ese ni B, kiriya cyapa gisobanura umuhanda udakomeza? Ese ni C, kiriya cyapa gisobanura ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso? Cyangwa ni D, kiriya cyapa gisobanura guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome? Ese iki cyapa gisobanura iki? Urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, ni uguhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara? Ese ni B, gisobanura umuhanda udakomeza? Ese ni C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso? Cyangwa ni D, ni uguhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome? Igisubizo cy'ukuri rero ni B, kiriya cyapa gisobanura umuhanda udakomeza. Ahantu hose ukibona kiriya cyapa kiba kivuze umuhanda udakomeza. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo isomo ryose dushyizeho ako kanya ujye turibona bitagusabye ko ujya gushakisha. Kanda aho hasi handitse subscribe kugira ngo hatazagira isomo na rimwe rigucika. Ndetse kandi niba wifuza kwiga amategeko y'umuhanda ukaba wifuza kubona kode yo gukorera ikizamini icyo ari cyo cyose ko twayigufatira, twandikire cyangwa se uduhamagare kuri iyo nimero ureba kuri screen yawe mu nguni y'ibumoso, kuri telefone yawe cyangwa kuri mashini yawe. Reba mu nguni y'ibumoso urebe hejuru handitseho nimero ni 0790253029. Watwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha. Ikibazo cya 16 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha?
umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? A. Uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B. Mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C. Mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. D. Ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Igisubizo cy'ukuri kuri ikibazo cya 16 ni C. Agomba gukoresha igice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Igisubizo cy'ukuri ni C. Agomba gukoresha igice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso. Ikibazo cya 17 cyabazaga ngo ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura A. Metero 30, B. Metero 40, C. Metero 10, D. Metero 20. Ese ku mateme hagati y'ibinyabiziga bifite ibimenyetso byerekana umuvuduko hagomba kuba nibura metero zingahe? Ese ni A. Ni metero 30, ese ni B. Ni metero 40, ese ni C. Ni metero 10 cyangwa ni D. Ni metero 20. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo ni C. Hagomba kuba nibura metero 10. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ni metero 10. Ikibazo cya 18 cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ubu bwoko bw'ibyapa bakunze kububaza cyane muri iki kizamini. Iki ni icyapa kiburira. Iki ni kimwe mu byapa biburira. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese ni A. Ni iteme ridahoraho. Ese ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Ese ni C. Ni umuhanda winjira mu kuzimu cyangwa ni D. N'ubutaka bworoshye. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Kiriya cyapa gisobanura umuhanda utaringaniye. Igisobanuro cy'icyapa tukibonera mu kimenyetso cyo mu cyapa hagati. Twitegerejemo hariya kariya akamenyetso kerekana umuhanda utaringaniye. Umuhanda utaringaniye. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka ugomba gukora iki? Igihe wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka n'iki ugomba gukora? A. Kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B. Kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C. Gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D. Gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese igihe wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka n'iki ugomba gukora? Ese ni A. Ni ukureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Ese ni B. Ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ese ni C. Ni ugukoresha amatara abamenyesha kwambuka cyangwa ni D. Ni ugukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni B. Ikintu ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ni ukugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Igisubizo cy'ukuri cyari B. Ikibazo cya nyuma ariho cya 20 cyabazaga ngo hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare zikurura urenze A. 4, B. 5, C. 6, D. 8. Ese umuyobozi ngo hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare zikurura urenze zingahe? Ese ni A. Ni 4, ese ni B. Ni 5, ese ni C. Ni 6 cyangwa ni D. Ni 8. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo, igihe hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi ni igihe umubare zikurura urenze 5. Iyo umubare zikurura urenze 5 nibwo hashyirwaho umuyobozi wunganira umuyobozi. Reka mbashimire mwebwe twabanye muri iki kizamini, nizere ko ubonye amanota wabona uramutse ari wowe wakoze iki kizamini. Ese wabona amanota angahe kuri 20? Twandikiye muri comments utubwire ayo manota wabona. Nkwibutsa ko kugira ngo byitwe ko watsinze amanota byibuze ugomba kubona na amanota 12 kuri 20. Twandikiye muri comments rero amanota ubonye muri iki kizamini. Niba wifuza kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose cyangwa se wifuza kwiga amategeko y'umuhanda online, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri 079 025 30 Icyo bigufasha nuko bidasaba ko uta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wige, ahubwo tukwigisha
unakora akazi kawe, utubwira igihe ubonekera ubundi tukakwigisha unakora akazi kawe bitagombye ko uta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wige. Abafite ikizamini vuba ngaha amahirwe masa, kandi ntibibutsa gukanda hasi handitse subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu masomo yacu ya buri munsi. Imana ibarinde rero, turabakunda.